Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Nongeye kubasuhuza. Haleluya. Dushimiye Imana iduha uyu munsi. Ni Imana ikomeye kuko twawubonye tutabikekaga. Twaryamye turasinzira tutazi ikiri bukurikira ikindi, ariko tugize umugisha. Haleluya. Turabyuka biremera. Imana ihimbazwe, muhereze icyubahiro. Mufashe turambure Bibiliya zacu, hanyuma turebe ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Turebe igice cya 4 umurongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ku gice cya 4 umurongo wa 17. Twumva uko havuga. Aravuze ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwanyujurije. Yesu ngo ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, na hariya nibafashe. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, Imana ibaha umugisha w'abavuga butumwa muramfashije. Hanyuma dusome nanone ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka 12 umurongo wa 29. Haravuzeho kuko ari mirongo 4 tugiye gusoma, wenda reka nyisomere. Nimuhagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Mwumvise amatangazo? Nimuhagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka, burya so abazi ko namwe mubikenye. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. 32 mwamukumbi muto mwe, nimutinye kuko so yishimira kubaha ubwami. Amen. Haleluya. Noneho dusubiye kwa Matayo 11:12, naho n'umurongo umwe haravuze ngo 11:12, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Amen. Yesu ashimwe. Niyo magambo tugiye kuganiraho. Birumvikana nk'umuntu tugendanye mu gusoma aya magambo ahise yumva ko intego tugiye kuganira ari ubwami. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ubwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Ubwami bw'Imana. Dusomye amagambo avuze ngo Yesu atangira kwigisha, atangira umurimo we, atangira ikintu cyamuzanye, atangira misiyo ye, atangira ku ijambo rimwe rivuga ngo nuko. Haleluya. Arangurura ku musozi abibwira abantu benshi. Uyu ni Yesu wa wundi wavutse Herode agashaka ko apfa bikanga. Uyu ni Yesu wa wundi wahanuye imyaka 700 igashira bakamutegereza bakamubura. Uyu ni Yesu wavuzwe cyane mu mateka. Uyu ni Yesu aje atangira kuri misiyo ivuga ngo nimwihane, ubwami bwo mu ijuru ndabuzanye. Imana nihimbazwe. Haleluya. Atangiye akazi kamuzanye, atangiye misiyo. Hari igihe abantu bahanura bakavuga ibizaba, ariko iyo byageze igihe cyo gusohora kwabyo, twese tubikenera tubifitiye amatsiko, tugira ngo turebe koko niba ibyo twabwiwe ari byo. Uyu Mesiya bari baramubwiwe cyane, barabwiwe ibyo azaza gukora. Hanyuma rero bamukeneye kuri tere ngo barebe ko ibyamuzanye nibi. Ese intego ye niyi? Umva intego imuzanye iya mbere ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bivuze iki? Bivuze ko misizanye Yesu niyo gutanga ubwami. Iyo mubyumva mvuze ngo amen. Haleluya. Misizanye Yesu ku isi niyo gutanga ubwami.
Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo usomye ijambo ry'Imana bigaragaza ko uhereye kera kose kuva umuntu yatangira kuba mu isi, intego y'Imana ku bantu ni ukubaha ubwami. Intego y'Imana ku bantu bayo ni ukubaha ubwami. Imana ishimwe. Ntabwo ubwami butangiye buvuzwe na Yesu gusa, kandi kuba ari ryo jambo ahereyeho bivuze ko ari cyo kintu nyamukuru kimuzanye, ni ukubwira abantu ko hari ubwami bw'Imana abazaniye. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko intego y'Imana kuva kera mbere ari ugutanga ubwami. Iba hehe? Reka turebe kuva 19:3 kugera kuri 6. Uraza kureba uburyo Imana irajwe ishinga cyangwa se ikigambiriye umugambi wayo utuma idasinzira, ihora itugirira neza, ihora itwitayeho, ni intego yo kuduha ubwami. Imana ishimwe. Kuva 19:3 haravuze nguki? Mose arazamuka ngo ajya aho Imana iri. Mwifurije kujya ahantu Imana iri ukumva icyo Imana ivuga. Uwiteka ari ku musozi amubwira amutera amagambo ati, uko aba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa aba ari bwo ubwira Abisiraheli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira, none nimunyumvira by'ukuri. Haleluya. Mukitondera isezerano ryanjye, muzambera iki? Muzambera amaronko, mbatoranije mu mahanga yose, kuko isi yose ari yanjye. Murongo wa 6, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo umbwirira Abisiraheli. Haleluya. Intego y'Imana uyereye kera, Imana ivuze nguki? Ihagaze ku musozi wa Sinayi, aho ishaka guhurira n'Abisiraheli ibavanye mu Egiputa. Ngo ihagarara ku musozi, ihamagara umugabo witwa Mose. Imana imubwira imutera amagambo. Kubwira umuntu umutera amagambo murabyumva? Nuguhagarara ku gasozi ukavuga ngo yewe kana. Haleluya. Imana igivuga nkatwe. Yewe Mose ati karame, ngwino nkubwire ati ndahari. Ngwino nkutume. Mose ati ndaje. Ngwino nkutume Sejemu ati ndaje. Haleluya. Genda ubambwirira ab'inzu ya Yakobo, genda umbwirire abantu bari Sejemu uyu munsi ku cyumweru, ubabwire ngo mbese muribuka. Haleluya. Mbese muribuka uburyo nabakuje amaboko akomeye mu gihugu cya Egiputa. Amen. Ngo nkabakurura, nkabafata nk'amababa y'ikizu nkabizanira. Imana yagize ikirashikuza idushikuza Satani. Haleluya. Imana idushikuza Satani. Haleluya. Haleluya. Ariko murabyibutse cyangwa muracyariyo? Abantu Imana yakuruje amababa nk'ay'ikizu ikabakura mu Egiputa banerere. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana iri kubwira Mose, imutera amagambo imutuma, genda umbwirira Abisiraheli, genda umbwirire Sejemu, muribuka ukuntu Uwiteka yagukuje aya mababa. Haleluya. Ngo kubera ku isi yose ari. Haleluya. Ubwo biravuze ngo nta muntu ubasha kumbuza, nta muntu ubasha kunsubizayo, nta muntu ubasha kunkoma mu nkokora. Icyo ashatse gukora ni ukuzana ubwo. Haleluya. Ni ukuzana ubwoko bwanjye nkabwiyegereza. Imana nihimbazwe, muyikomera amashyi menshi. Amen. Mbakuza y'amababa nk'ay'ikizu, ndabaramira, ndabizanira, kubera ko isi yose ari yanjye. Ndabatoranya, muyihereza icyubahiro. Aradutoranyije. Baririmbye bamaze kubitubwira, Imana iradutoranya. Kubera impamvu yavuze ngo kuko isi yose ari yanjye. Twatoranyijwe Satani atabishaka, twatoranyijwe isi itabyemera, twatoranyijwe hari ibintu byinshi bidasha. Haleluya.
nanjye sinabishaka, wowe warabishakaga se, wari ubizi se? Tutarakizwa twajya tuba ngo ariko njye nararivuze iryo jambo ngo ariko abarokore bazatuma isi ishira vuba. Baretse tukabaza tukirira iby'isi tukaryoshye. Nararivuze nigaga muri segonderi tukabona ubuzima bugiye kuryoha. Yewe we, jewe section nigaga twakoraga stage, twajya tujya kwa muganga, hanyuma twavura tugahita twibona twabaye abaganga, tukabona turakomeye, havuga niba tureke tubaze turyoshye. Abarokora nabo bakavuga ati Yesu azaza, nabo bagiye gutuma tubihirwa. Ariko haleluya, Yesu ngo yagize haleluya, yagize acaratuzana, atuzana tutabyemeraga, atuzana tutabishaka, aratwiyegereza kuko isi yose ari abantu yatoranyije mu mukomera amashyi. Yatuzanye isi itabishaka kuko isi yose ariye. Imana ihimbazwe ko yakuzanye, wayikomeye amashyi ko yakuzanye. Bavandimwe, uwambwira ngo ningira ahantu mbitse amafaranga, abavandimwe banjye bakizwe nayashyirayo. Ayiwa we, reka mu birengwemo nuko mwaje. Ayiwa we, turapfukama kugira ngo tureke abandi bakizwe, ntibyemere. Cyo kwanja mbirota, nkarota umusozi wacu abantu bakijijwe bose, kandi kugira ngo Imana inyemere imbwire ko amasengesho nasenze ari ukuri, nabonye abantu ntakeka ko bakizwa, mbona nibo bakijwe. Ndacyafite iryo yerekwa, ndakizeye ko bazakizwa. Abantu nzi biwacu bakomeye bataza mu rusengero, nanjye rega najemo ntakarujemo, bavuga bati uyu nguyu no kwa runaka ntiyaruzamo, ariko narabyeretswe mbona bazaza. Amavi yabaye nk'ayihene ntibaraza, none we waraje urimo kubirengwamo. Ayiwa we, ubu we nta bantu wifuza ko baza kutarabazana, ni Imana yakuzanye igukurujeyo. Mwayikomeye amashyi ko yabakuruye. Ariko abantu bamaze kubirengwamo, barumva bameze ngo bisigaye bimeze nkaho ntaho bavuye naho bagiye. Ayiwa we, Imana irababwira ngo genda ubambwire babyibuke. Nabakurujeyo, nabakuje, nabazanye nk'amababa y'ikizu, ndabizanira, ndabatoranya. None se ntago mwibuka ko barimbuye amahanga yose? Ariya mahanga arazirikize, uzi ko azira ko atatoranijwe? Ntago Imana yababwiye ngo mujye mugenda murimbura ubwami, mbahaye ubwami. Bavandimwe bene data, Imana ibwira Abisirayeli ngo mujye mugenda mukuraho bariya bami bose, mushwanyaguze mukureho mwebwe bahaye ubwami. Wamenye ahantu Imana yakuvanye, wakwibutse ko yakuzanye, ikakuzana Satani atabishaka, ikakuzana isi itabyemera, ikagukuruza ineza, ikakwiyegereza. None niki gitumye urambirwa vuba? Turashimira Imana yatuzanye. Hanyuma rero ngo iradutoranya, ariko intego y'Imana ni yihe? Niyo ndiho ngo ndabahindura. Umva icyo Imana ishaka, nuko bahindura ubwami bw'abatambyi. Tuhereza Imana icyo bari shaka kuduha ubwami. Imana ishimwe, Imana irashaka kuduha ubwami. Imana irashaka kuduha ubwami. Avuga ngo nimwitondere isezerano ryanjye Bisirayeli, mukubaha amategeko n'amateka yanjye, mbahaye ubwami. Imana ihimbazwe, nubakira ubwami bwa Kristo. Noneho rero nababwiye ngo niyo ntego turiho. Imana irashaka kuguha ubwami. Kristo Yesu areba ari mu ijuru, aravuga ati ikintu data ashaka no gutanga ubwami, kandi Satani arashaka ko abantu batakira ubwami. Yesu areba mu ijuru abona harimo ikibazo, aravuga ati reka nemere mbe nirengagije icyubahiro mfite, reka nemere mbe nirengagije ubutware mfite, reka nemere ububwiza mbusige nge gutanga ubwami. Imana ihimbazwe. Yesu aramanuka aza gutanga ubwami. None abantu ni barimo gushaka ubwakira. Yesu yaje gutanga ubwami. Atangiye, ariko mutekereze namwe, nta modoka yari iriho kiragiye. Ibintu mujye mubifata mu bitekereze. Nta modoka yariho. Yesu ntiyagenda ku ifarashi yigenzeho rimwe. Ntibabitwigishije cyane. Yayigenzeho rimwe, ubundi buryo yagendaga n'amaguru. Kandi ubugiye ntabonye imodoka ngo sinjya kubwiriza, ngo za moto ngo ntitugenda.
ako nyine nabyo tubishimira Imana yatuzanye mu gihe cy'ingoma nziza, amatara yaka, turagenda mu modoka, ba pasiteri bagendaga n'ibirenge. Imana ibaha umugisha, nabo Imana izabagororera. Ariko Yesu ntiyigeze agenda ku ifarashi, nta bwato yagenzemo, yagendaga n'amaguru azenguruka. Uzi kuva i Galilaya kugera i Yerusalemu, uzi ibirometero birimo, akahagenda n'amaguru avuga ngo mwihane, nzanye ubwami ni mwihane. Nawe fata kuri iyo shusho uyumve, nzanye ubwami ni mwihane. Aragenda nk'umuntu udafite gahunda, niko abantu b'iki gihe iyo turebye ababwiriza mu muhanda niko tubita. Nzanye ubwami ni mwihane. Ifarashi zose nize niwe waziremye, indogobe zose arazitegeka, ibintu biri mu isi arabitegeka. Ariko kuko kuzaniye ubwami, haleluya haleluya, azayicishije bugufi kuko utari kumubona, azagenda n'amaguru atanga ubwami. Akagenda mu bihanamanga, mu misozi, mu mataba, mu masinagogi, aho bamushaka naho batamushaka, ku ntego yo gutanga ubwami. Mu Samariya ngo banze kumucumbikira, baramwirukana bati naho duhure n'abayuda mwaratunenye, genda. Aravuga ati numva munyirukana, nari mbazaniye ubwami, nimwakira ubwami. Noneho urakinisha ubwami duhabwa. Umwami w'ijuru n'isi, umwami wakuremye, niko Yohana yahanuye, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, ibintu byose byaremwe nawe. Ariko yisiga ubusa, yambara kamero k'umugaragu w'imbata, asiga ubwiza n'icyubahiro, aza kuguha ubwami. Reba ite, subiza amaso inyuma, ahantu uvuka epfire mu mworera, ahantu habi. Ntabwo nshikira ngo usubize amaso inyuma ngo uvuge ngo ndayishimira yanzanye i Kigali, oya, ahubwo tekereza uburyo yagusanze yakaguha ubwami. Mugirire gutya, ndagira ngo umuntu abisubize abyibuke. Tekereza uburyo yagusanze hari ahantu, akavuga ati nawe ndakuzi, nawe ndagutoranyije, nkuzaniye ubwami n'ubwo isi itakumenya. Imana ihimbazwe. Bavandimwe nimumbabare twakira ubu bwami. Umva ikintu cyazanye Yesu, ni ugutanga ubwami. Ni ugutanga ubwami. Nicyo gitumye abibwiye abigishwa, habwiye ati ariko inshuti zanjye, ko twagendanye kenshi nkabona ikibazo mufite ari kibiryo. Ese mujya ngo kije uyu munsi? Ntabwo kije uyu munsi. Ko twagendanye nkabona ibyo mvuga ni mu byumva, nkabona mufite ikibazo cy'imyambaro. Ariko ko mbaza ni ikintu cy'agaciro, Yesu mu mugani yabigeranyije n'izahabu. Aravuga ngo nzanye ubwami bwo mu ijuru bugeranywa n'izahabu. Ariko rimwe aganiriza abigisha ati ko ndeba imitima yanyu ifite ikibazo cy'ibiryo, ko ndeba ikibazo mufite ari icy'imyambaro gusa, bimeze bite? Kandi ko nzanye, haleluya, nzanye ubwami mutahabwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Amafaranga wayashaka ukayabona, inzu nziza wayibamo. Niyo mpamvu babwiye ngo ko kimwiganyira ibisiga mubona hari ubwo bikora, hari banke bigira, none bite kubisiga bibayeho mwebwe mukamugira ikibazo. Yesu niko abaganirije. Aya magambo twasomye muri Luka nicyo avuga, jewe mbazaniye ubwami, nimuve mu biryo, nimuve mu myambaro, nzanye haleluya, nimubyumve bene data, azanye ubwami buruta ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana ihimbazwe. Kubera iki? Arabizi ko nibakira ubwami bazaba bakiriye byose. Haleluya haleluya. Nibakira ubwami bazaba bakiriye ubutunzi, batakwamburwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nibakira ubwami bazabona inzu, kuko nta mwami utura hanze, nta mwami utagira inzu, nta mwami ubura imodoka yo kugendamo, nta mwami ubura imibereho. Niyo mpamvu babwiye ngo nimuve mu bibazo by'amazu, nimushake ubwami, ibindi birahari kandi muzayibonera ubu. Mwimera nk'abapagani, mwimera nk'abantu batazi ibizo barimo. Ubwami buhenze kuruta ibikuriza. Mana ishimwe, haleluya. Yesu aya magambo yaganirije abigishwa be, habwiye ati ikibazo mufite ni ikihe? Ko ndeba mvugana namwe ntimunyumve, ko ndeba nubwo tugendana. Murabizi ko bigeze no ku mazi batari kuzabuzana ryari, kuko bari bazi ko Petero akavuga ati ibyo byose nzaba ndi minisitiri w'intebe. Yohana ati jewe tunavinda imwe, banyina bavaga indimwe. Ati ibyo byose buriya jewe nzaba nshinzwe sena. Yakobo ati nanjye tuvinda imwe. Ati jewe nzaba nshinzwe ikigega cy'imari.
banke n'ijya uzaba uyikontorora yose. Avuga ati ariko bimeze bite ko ndeba amaso yanjye areba bugufi, nzanye ikintu mutakwamburwa n'isi, nzanye ikintu isi itabaha, nzanye ubwami ni mu bwakire. Haleluya! Mubaze mushake ubwami, ibindi byose nje mbisize inyuma y'ubwami, bizi inyuma y'ubwami. Ntago umwami asabiriza abantu bose, n'itegeko guha umwami. Abantu bose ubundi mwari n'itegeko guha umwami. Ntago mubyibuka Samweli abwira Abayisirayeli bisabiye umwami, yababwiye ati uyu mwami mushaka abana banyu bose nabi bazabagaragu be. Mwabyumvise? Ariko abami murabumva, abana bose nabo umwami, kandi twebwe turabami. Nibyo ese ariko abantu ko bari kure y'ubwami ndagira nte? Ariko se barakore, ariko muri abana b'ubwami cyangwa ye baba we ntago muri kubyumva. Yesu umva igitumye arimo kubabwira ngo bakire ubwami. Umwami imodoka zose nize, umwami amafaranga yose naye, umwami abagaragu bose mwese muzabagaragu b'umwami. Kandi koko umwana w'Imana azarara adafite akawunga, igutugarike nijoro timushyira akawunga, kubera ko umwami ntagomba kuburara wowe uhari. Kibazo mufite kirihe? Ko so yishimira kubaho ubwa. Haleluya! So yishimira kubaho ubwami, nimutinye mwishaka ibintu by'akantu gato. Yesu ntabwo ashaka ko mugira akantu gato. Hari igihe abantu bareba hafi, bagatekereza hafi, bagatekereza hafi, bagafata ibintu bishira. Abakare nababwiye ngo bavandimwe, ubu bwami duharanira na Satani arabutanga. Satani nawe afite ubwami, afite ubwami atanga. Niyo mpamvu Yesu mubona afite akazi ko kwigisha ubwami kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Igihanamanga kimwe akajya mu kindi akigisha ubwami, nuko Satani nawe afite ubwami. Mwari mubizi cyangwa mwarabyibagiwe? Satani afite ubwami, iyo utakireba umwe wakira ubundi. Satani yabwiye Yesu, abwiye ati mva Messi, ati waruza amakuru ufite? Ati oya. Ati burya ngiye mfite ubwami. Ati wabukuye he? Ati mfite ubwami, nufuka mukandamya ndabuguha. Ibi bintu byose ureba ni nko kujyana kwirebero, ntubureba Kigali yose, ndayiguha ubwami ndabuguha. Yesu atugize ngo ni nkupfukamire we Satani, ngire gute? Ati pfukamira ubwami ndabuguha. Mani babare abantu bapfukamiye Satani kugira babone ubwami. Satani afite ubwami atanga shuti zanjye. Niyo mpamvu Yesu muri riterana arimo agenda atanga ubwami. Twavuye Isirayeli, twavuye hariya kera mu mateka, biriya nibidufasha. Ubu Kristo ari kugenda hano seje, yaje gutanga ubwami. Nicyo cyatumye ndanasinziriye ntekereza ku magambo turi buvugane, nkasanga ubwami tugomba kubuganiraho, ubwami tukabutekerezaho cyane. Kristo ari haleluya, ari kugenda atanga ubwami. Kubera iki? Kuko na Satani afite ubwami arimo kubaha. Vuga ati wowe ndamya gusa ndabuguha. Atasiyo mwe kuza kugira ngo mwapfa kunesha nkuko Yesu yanesheje. Yesu se ko yarazi ubwami asize mu ijuru, wowe hari ubundi uzi kuvuga uti aho gupfa none na pejo ntibabimpereze nirire. Yewe we niko abantu tuvuga ko turemye mu nyama n'amaraso, umuntu aremanywe n'intege nkeya. Vuga ati babimpe nzaba nihana sha, Imana ni nyembabazi nzaba nihana, reka mbe nifati. Ubu hari abantu baba mwitero bashaka kubika ubwami bwombi. Atubwikigiye kuko ubwikigiye uraryoshya, ubwikigiye ubona amafaranga, ubwikigiye ubona ibyo ushaka byose. Byose nzabifata, Imana ni nyembabazi. N'ababahugura babaye benshi, Imana ni nyembabazi. N'abandi babwira bati Yesu yarabirangije, budufate. Ntago byakunda kutunga ubwami bwombi. Ntago iri tangazo reka nditangira aha, niba ari wararyibagiye wongera uryibuke, niba utararyumva umenye. Ntago bikunda ko umuntu atunga ubwami bwombi, ntabwo bishoboka. Nicyo gitumye ureba Yesu atarimo gutuza, avuga ati mutange ubwami. Ni nayo misiyo yasize. Mubwiriza amahanga yose abazemera muzababatiza. Umuntu utarabatizwa amazi menshi ntaze kugenda azetse umwandike tuzamubatize. Nicyo kintu gitangira iyo wemeye kwakira ubwami duhita tukubatiza. Haleluya. Yesu impamvu n'uyu munsi akibivuga akaba yaravuze ati kuva kwa mbere kugera ku cyumweru mujye murivuga, nuko azi ko dutuye aho ubwami bwa Satani buri. Azi ko ahantu utuye ari intebe ya Satani, kandi azi ko ubwami kubwigobotora ntabwo ari by'inyama n'amaraso. Ninde se wakoresha inyama n'amaraso akarekura ibya Satani? Nahoze mbabwira bo mu ryakare, nababwira ntisugira ngo biroroshye.
ubu bwami bwa Satani ko hari igihe guha ibintu we n'umutima we wenyine akaba ari mwe mubizi, akaba ari mwe mubizi, nta wundi muntu. Twese ejo twari turi kumwe n'abakozi b'Imana tuganira ijambo rikomeye, mujye muganira iby'abakristo yo muri kumwe. Pasiteri Mushumba Imana ikumera umugisha yatubwiye ngo izina ritazwi tuzahabwa. Wari uzi iryo ari ryo? Ubundi ngo nta wundi muntu uzi kuri umukristo ni we wenyine. Iryo ni izina wihariye. Ntago impanda nta muntu n'umwe uzi kuri umukristo kurotiri, ni wowe wenyine wihamiriza kuri umukristo. Mukomere Imana amashyi. Nta wundi muntu iri zina tuzahabwa. Mushumba Imana ikumera umugisha nare ntekereza iryo jambo. Nta wundi uzi ko Chantal ari umukristo. Muzi ko ndi mwarimu munanambwira muti turagukunda, ariko niba ndi umukristo nije genyine ubizi. Nawe niba uri umukristo iri ni haleluya, nizina ubitse utakwamburwa n'umuntu wese, nizina ubitse ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Kristo rero azagorora abantu bari bafite iri zina. Isi kandi ntibibishaka, uzi biro wowe ukoreramo ko idashaka kuba umukristo, ariko haleluya iri zina nta muntu wari kwaka. Kavuga uti nubwo biro nkora minyambura ubukristo ariko nzabugumana, kuko iri zina mfite ni izina ritazwi n'umuntu wese. Imana ishimwe, izina ritazwi n'umuntu wese. Niyo mpamvu umuntu ashobora gutunga ubwami bwombi, umutima we akaba ari ubizi wonyine. Bavandimwe ntimukinisha ubu bwami Yesu arimo kubutanga, kuko azi ko abantu tuzi kwishushanya turabishoboye. Dushobora gutunga ubwami bubiri bikemera, umutima we ukaba ari ubimenya. Vuga uti nta kundi nintemera amafaranga abana banjye bazapfa, ariko imbabazi z'Imana zihoraho, reka nyarye nzihana. Imana iguhe gukorera ubwami, kandi twasomye ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Nta kundi abantu babutwarana nuko nguko. Ahantu ukorera hari ubwami bwa Satani, kandi Satani agira ngo utunge ubwami, kandi Satani ni umunyamacenga. Yesu yaravuze ngo uhereke ni umunyabinyoma, akoresha ibinyoma. Wabashaka kugira ngo ubutunge bwombi, kuko abizi neza ko Imana itemera abantu babivanga. Avuga iti ndakwifitiye, jya ujya mu rusengero uhimbaza, ariko ubwami bwanjye nabwo ubemo. Kuri Satani we nta kibazo kuba watunga ubwami bwombi mu mitima, ariko ku Mana mwabyumvise igitumye Yesu ashaka ko kuva ku cyumweru kugera ku wa mbere muri repetition turi mu masengesho. Impamvu ashaka ko duhora tuvanga ubwami bw'Imana. Yesu yigishije abigishwa be gusenga, arababwira ngo umva mbabwire inshuti zanjye, bari babimusabye ngo abigishe gusenga. Arababwira ati nimusenga mujye mubanza mwubahe data, mumuhereze icyubahiro agahora ku ngoma. Icyubahiro ni icy'iminsi yose, mujye mubanza mumwubahe. Nimumara kumwubaha data musabe ngo ubwami bwe buze. Haleluya. Umva isengesho ry'umukristo wamenye agaciro k'ubwami. Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho nk'uko biba mu ijuru. Ikintu Imana ishaka kibe kuri nge Chantal, ivuge wowe. Ikintu Imana ishaka nk'uko kiba mu ijuru kibe kuri ngewe. Niho mu isi, ntabwo isi yose izigera yakira ubushake bw'Imana icyarimwe, ahubwo isi Imana iri kubwira ninjye. Yesu aravuze impamvu atubwiye gusengera isengesho. Iyi ni intwaro ya mbere turitse ubwami bw'umwijima muri wowe, nuko wakira ubwami bwa Kristo bukayobora ubuzima bwawe, bukayobora ubugingo bwawe, bukaba mu mutima wawe. Nimusenga mubwira data muti data izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buzi wacu. Haleluya, haleluya. Ubwami bw'amahoro buzi wacu, ubwami butanyagwa n'umuntu buzi wacu, ubwami batiba ubutunzi bwabwo. Ikintu kizagushoboza kwirukana ubwami bw'umwijimi wawe nuko wakira ubwami bwa Kristo, nuko mu isengesho ryawe uvuga uti ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Iri ni isengesho rikomeye uzaryanariza, uzasanga abantu benshi tutabishobora. Kuvuga ngo ibyo ushaka bibeho nk'uko biba mu ijuru. Ubundi biravuze ngo umukristo, umuntu ufite ubu bwami agomba kureka ubushake bw'Imana bukamubaho. Kandi twebwe tugiye gusenga turavanga ibi nibyo dushaka, icyambere cya kabiri cya gatatu nubisubiza tuzakubaha. Kandi wenda muri plani z'ubushake bw'ijuru ntago birimo. Urumva byoroshye? Urumva byoroshye?
none se urumva jewe sintekereza nk'ijuru kuko jewe nambaye inyama n'amaraso. Niba ngiye gusenga ndajyana ibyifuzo bya Chantal w'umubiri, siko bimeze? Kuko Chantal w'umubiri ari hano ku isi, areba ibya hano ku isi, arareba ibya Kigali, arareba ibintu agarukirizaho amaso. Ibyifuzo bye rero azagenda avuga umugabo, umugore, abana, amashuri, inzu, ibintu bigarukira aho ngaho. Ubwami bwareba bakavuga ati ariko uri urimo gusabira afite ubwami, bati ntabwo. None se ko adasaba ubwami? Ko adasaba ubwami bite? Batarimo gusaba amafaranga. Ubwami arabufite se? Bati ntabwo. Kuko hari ba marayika bashinzwe kudutangira raporo. Ubundi imbere yo kuzana ibyo byifuzo bye ufite ubwami. Mani turengere bavandimwe, ufite ubwami. Ubwami urabufite. Yesu arababwiye ati reka mbabwire uburyo muzajya musenga. Ntago ari ibintu byo gupfa kudondabeganya amagambo. Nimugende musaba ubwami. Ati Mana ndashaka ibi nibi, ndashaka ibi nibi. Bareba kuri liste y'abana b'ubwami bagasanga ntibarimo. Kandi ibyo bintu byateguriwe abana b'abami. Bikoma barokore Imana ibarengere. Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana idutabare. Yesu ntago mwumvise ko yabivuze ngo nimubanze mushaka ubwami, ibindi bizaza bikurikiye ibikomangoma. Hari igikomangoma gisaba inzu, kandi inzu zose ari ze ibikomangoma. Ibikomangoma ikintu birwanira cyonyine muzi byari byo, ariko ni mwiza amateka. Reka mbabwire ibintu, umwami ntimuzika abyara abana benshi. Ibikomangoma abana bose b'umwami babitwa ibikomangoma. Muzi ibintu ibikomangoma birwanira ikintu kimwe, ibindi byose barabifite, barwanira uzasimbura se. Akamura kumvise, abana b'umwami barwanira umuntu uzasimbura se ku ngoma. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Uhereye kera ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Intwarane nizo zizabugera. Haleluya! Intwarane nizo zizabuhabwa. Ibikomangoma byicaye muri riteraniro bifite inshingano yo kurwanira ubwami kugira ngo bazabone uwicara ku ngoma. Haleluya! Nicyo cyonyine nuko gutwarana Yesu yavuze kugira ngo muzaba abami. Undi noneho rero abantu bakarwanira ibyo bahawe kera. Nta bikomangoma birwanira ibyo byahawe kera, ahubwo barwanira uzasigarana ubwami. Ntago muzi se ko hari igihe none se buri abami Dadabu ntibabushakaga? Ntago babushakaga na Bashami, ariko birangira Dawidi agize gutabubafatanya. Rwanira ubwami, rwanira ubwami. Ntabwo ari ugupfa. Pawulo amaze kubisobanukirwa neza yaranditse aravuga ngo maze kubimenya neza ko ubwami atari ubw'amagambo. Ntabwo ari ubwo baririmbye neza, si ubwo abibwiriza neza, si ubwo abazi kubivuga neza, si ubwo abazi kugenda bibombaritse. Twajya turimba korasi ngo ugenda witonze utwaye amabanga y'Imana. Ntabwo ari ubwo bagenda gutya, ntabwo ari ubwo atazi kuvuga, kuko hari igihe utazi kuvuga ariko ucecekanye ibyarimburuza abantu. Ntabwo ari nibyo abantu barimo kubuharanira. Haleluya! Nibyo abantu barimo kubuharanira, nibo bazahabwa ubwami. Dawidi se ntiyabukoreye mu ishyamba, abahungu bakajya bajya kurwanira kwa Sawuli ariko batazi ko hari akana kari kubukorera. Torero ry'Imana rero turimo tugana ku musozo, ndagira ngo turwanire ubwami. Ubwami twakira turimo kubwakira Kristo abishaka cyane, nabisobanuyeho bihagije, ariko turimo kubwakirira mu bwami bw'umwijima. Turimo kubwakirira mu bwami Satani nawe arimo gutanga. Satani nawe arimo gutanga ubwami. None se mugira ngo nubwo Yesu yamunaniye ntabwakire, natwe twese twaramunaniye? Ubu natwe twese twagezeho twamaze kumunanira? Ayi wowe, kandi nababwiye ngo ikibazo gikomeye nuko umuntu abutunga bwombi bikemera. Byemera kuri we ariko mu ijuru ntibiba byemeye. Ubwo urumva rero dufite icyifuzo cyo gusenga Imana. Twasomye ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Torero ry'Imana bavandimwe, mwamukumbi mutumwe, ntimutinye so yishimira kubaha ubwami. Kandi gahunda no gushaka ubwami, ibindi byose biza bikurikiye abana b'umwami. Abana b'umwami ibintu birabashoreye.
kandi ubwo muravuga muti mwarimo tubuje gusengera ibyifuzo se di uzareke kubisengera urebe ko bibura gusohora. Bizasohora ahubwo byanga bikunda isi bishaka itabishaka Imana izagusohora ibyo yagambiriye kuko ni by'abana b'ubwami. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu amara iminsi 5 avuga ngo Mana ngo nyicira umwaka. Reka da, kuva twakira Kristo umwaka yarawisha. Byo ni ibiki ariko mu murimo ntibakabeshye ngo abasengesha atari ngombwa. Wowe senga ushaka ubwami ubundi umwaka yarawisha. Ungiye kumara iminsi 5 ngo ndagira ngo nyicira umwaka. None se Yesu yakoze iki mu bugingo bwanjye? Yawisha. Haleluya! Yawisha kera bigubeshya. Wowe senga ushaka ubwami kuko ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane nizo zibugishamo imbaraga. Pawulo aranditse aravuga ngo subwa amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Haleluya! Haleluya! Nimureke twakira ubwami butangirika. Reka mbabwire impamvu abo kwa Satani biyuha ibyuya nuko ubutunzi bw'ubwami bwa Satani butarinzwe. Nicyo kintu Satani yabuze. Arabitanga ariko nta burinzi ashyiraho. Niyo mpamvu rero mu kurwana ashobora mugenzi wawe ashobora kukwica kugira ngo afate ibyawe. Aravuga ati aya mafaranga ndayakeneye kugira ngo nyabone no kwica Chantal nkayamukura. Ubutunzi bw'ikuzimu ntiburinzwe. Ubwo tubonera hano mu isi. Niyo mpamvu Yesu yabaje ati nimugasenge nk'abapagani ariko bapagani bahora bahagaritse umutima bati biragenda bite bati kariya kazi nutaba amaso barakwirukana. Ariko umwana w'umwami abavuga tubwo umwami Imana yakanyicajemo nta muntu ufite ubutware bwo kugukuramo. Kubera iki? Iby'abana b'ubwami bitegurirwa ahantu tutari. Bakavuga ngo tumwicaje Mateyusi nta muntu uzahamukura nitwe Haleluya! Nitwe tubikoze nta muntu uzamukurayo. Abana b'umwami rero bafite uburyo bari ibyabo birinzwe. Ntabwo babishakishiriza hirya no hino. Ibyabo birarinzwe. Amen. Ibyabo birarinzwe. Ariko ibyo kwa Satani ntibirinzwe. Aravuga ati nimwica nibwo birindwa. Nigenza gutya nibwo nimugambanira bakamwirukana nibwo nkabona. Nuko ahagaritse umutima nyine. Yesu rero yababuje ngo mwe ntimuhagarike. Ibyanyu birarinzwe. Nta muntu uzakakwambura ijuru niryo ryakaguhaye. Nta muntu uzagukura muri urwo rugo ijuru niryo ryarukwicajemo. Nta muntu uzakwambura ikijuru ryaguhaye kuko ibyawe birindiwe ibwami. Haleluya! Niyo mpamvu yavuze ngo ibindi byose muzabyongererwa. Mfite ukuntu nayo bapangiye muzagenda mubihabwa. Nta kintu kizabidukuraho. Muhaguruke dusenge. Turagushimiye mwami Yesu. Tuguhaye icyubahiro ko umugambi wawe ari uwo kuduha ubwami. Waje ushaka ko twakira ubwami. Ubwami bwawe ni ubwami bw'imbaraga. Kandi ubwami bwawe ni ubwami bw'iteka. Ni ubwami butazahanguka. Ni ubwami buhoraho. Uwemeye kubwakira aba yakiriye ubwami butazungurwa. Aba yakiriye ubwami buzahoraho iteka. Niyo mpamvu iyo umuntu atabwakiriye ahora agwagwana. Ejo bari mu bwami, ejo akaba atari mu bwami. Ariko wakinguye umutima we, ubwami bwawe bukagira intebe muri we, buba ari ubw'iteka ryose, buba ari ubw'iki gihe n'igihe kizaza, buba ari ubwo mu gihe cy'amahoro no mu gihe cy'amakuba. Ubwami bwawe buba bukora. Iyo bucecetse nabwo buba burimo bukora. Iyo buca mu makuba buba bukora. No mu muraba w'inyanja ubwami bwawe bwarakoze. N'igihe umuraba wari mwinshi bwacyashye umuyaga. Reka twakira ubwami bwawe. Reka ubwami bwawe bube muri iyi mitima. Reka ubwami bwawe aba bantu mwami babwakire. Bumve imbaraga zabwo, bumve gukora kwabwo, bumve impinduka zizanywe n'ubwami mu mitima yabo. Turagushimiye rero kugiye kuduha imbaraga zirukana ubwami bw'umwijima, zikayoboka ubwami bwawe. Mwami imitekerereze yacu ikabiye ubwami, kuko wavuze ngo turi amaronko yawe, ngo n'abantu wironkeye, ngo twamamaze ishimwe ry'ubwo bwami twinjiyemo. Reka akanwa kacu kavuga ubwami, reka ingo zacu zigaragare mu bwami, reka imirimo dukora yose tuyikore dushyira ubwami imbere. Reka mwami Yesu aho dutuye batubone nk'abana b'ubwami. Umugisha wawe nube ku bwoko bwawe, kandi ubwami bwawe bukomeze kuza no kuganza mu izina rya Yesu. Amen.